Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko muri mukomeje kumererwa neza mbahaye ikaze muri mwanya twinjiyemo no amakuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana mfatanyije n'itsinda rigari rimfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho atunganye mu izina ry'abo bose twongeye kubaha ikaze. Aya makuru yacu tuyahereye mu yajyanye n'umutekano aho ubwo yasozaga amahugurwa y'abagize urwego rwa DASSO Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yavuze ko uyu ari umwanya mwiza wo guhagurukira rimwe bagashya ibikorwa bibi bikigaragara hirya no hino mu gihugu. Emeline Mbabazi arakomeza n'inkuru irambuye. Icyiciro cya karindwi cy'abagize urwego rwa DASSO bashyabasije amahugurwa bari bamazemo amezi 3 bakaba bayakorerwa mu ishuri ry'amahugurwa rya polisi riherereye mu karere ka Rwamagana. Mu byo batojwe harimo amasomo y'ubwirinzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Umuyobozi w'iri shuri Commission of Police Robert Niyonshuti yavuze ko nta kabuza bazabasha gushyira mu bikorwa amasomo bahawe bakurikije ibyo bigishijwe. Mu byumweru 12 bamaze hano bize amasomo atandukanye azabafasha kuza neza inshingano zabo. Muri ayo masomo twavugamo hari amasomo ya karasisi bamaze kutwereka kabigisha discipline mu mikorere yabo. Hari amasomo y'ubwirinzi bakoresheje amaboko nayo abafasha gucunga umutekano no kuba barwanya abagizi ba nabi. Nshingiye ku bumenyi bahawe umwete bagaragaje mu gukurikira amasomo ndetse n'ibizami uburyo bakoze mu bizamini bahabwaga nyuma ya buri somo, dufite icyizere yuko bazuza neza inshingano zabo niba bazitangiye. Abasoje amahugurwa bavuze ko biteguye gushyira mu bikorwa amasomo bahawe ndetse ko bazakorana neza n'abaturage baha serivisi nziza. Amasomo twahawe ni meza mu buryo bwose, yaba mu ngiro ndetse n'amasomo yo mu ishuri twateguye bihagije ku buryo twiteguye kubishyira mu bikorwa. By'ukuri abaturage ni bagenzi bacu, bagatura abaturage, bityo ugomba uburyo bwiza bwo kuyobora ni ukwegera abaturage mu bibazo bafite ukabona n'uburyo bikemura. Abaturage ngomba kuba serivisi inoze inogeye buri umuturage wese narobanuye ku butoni ngo yarakize ngo yarakenye, ngomba kubafata neza ngagenda bereka umurongo ngenderwaho kandi nabo bakatwumvira. Icyambere ngomba kugaragaza mu baturage ni ikinyabupfura. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana Jean Claude yavuze ko abasoje amahugurwa yabo bazafasha mu guhashya ibikorwa bibi bigenda bigaragara. Uyu munsi kandi ni umwanya mwiza wo kwibuka ko dukomeza guhagurukira rimwe kugira ngo duhashye n'imico mibi ikigaragara hirya no hino: ubusinzi, ubujura, gukubita no gukomeretsa, gukoresha ibiyobyabwenge, abana bava mu mashuri, imitangire mibi ya serivisi ndetse no kudakemura ku gihe ibibazo by'abaturage bituma bahora basiragira mu nzego zo hejuru, ihohoterwa ryo mu ngo n'ibindi bitandukanye bigenda bihungabanya umudendezo w'abaturage umunsi ku munsi. Tukaba twizeye ko amahugurwa yahawe bayashoje uyu munsi azakomeza kudufasha guhangana n'ibyaha ndetse n'ibisa nabyo bigenda bigaragara hirya no hino mu gihugu. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'inzego z'ibanze twemera ko umutekano ari wo shingiro ry'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. Akaba ariyo mpamvu tuzakomeza gukora ibishoboka byose tugashyigikira urwego rwa DASSO ruhabwa ubushobozi bw'amahugurwa ndetse n'ibikoresho kugira ngo abakozi barwo bakomeze gukora nta mbogamizi. Aba basoje amahugurwa bose hamwe ni 349 harimo abahungu 241 ndetse n'abakobwa 108 bakaba baraturutse mu turere 12 dutandukanye. Emeline Mbabazi, Radio TV10.
Tukiri mu makuru ajyanye n'umutekano, abantu batandatu barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho bakekwaho kwiba imwe muri banki zo mu Rwanda agera kuri miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ibindi kuri iyi nkuru na Ntambaraga Halawo. Mu myenda isanzwe n'inkweto za sandali na silipa, ni abantu bakiri bato bagera kuri batandatu barimo n'abanyamahanga. Aba bagaragajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho bakurikiranwaho ubujura bwo kwiba banki agera kuri miliyoni 100 hakoreshejwe ikoranabuhanga. Mu bafashwe harimo abanyarwanda 5 barimo abagore 2 ndetse n'abanyayuganda 2, bose hamwe bakaba 6. Aba bibye amafaranga muri banki bakoresheje konti yabo, bamara kuyiba bakanyuza n'ubundi kuri iyo konti. Umunyarwanda umwe muri ryo tsinda niwe ukekwaho kumucurabwenge muri ubwo bujura afatanije n'abantu bo hanze y'u Rwanda. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry avuga ko bafashwe bagiye kubikuza ayo mafaranga muri kimwe mu bihugu bituranye n'u Rwanda, nyuma yo kugerageza gushaka umunyarwanda ukora muri imwe mu banki yo mu Rwanda ngo bafashe kwiba bikabananira. Abo bantu gufungura konti za ATM zabo ndetse na password na nimero za konti barazifata, bazohereza umuntu uri mu gihugu cy'abaturanyi kugira ngo amafaranga baziba amafaranga acishwe kuri konti zabo, noneho bayatiriye mu bindi bihugu. Icyo gihe rero bafashwe bamaze kuretira ayagera kuri miliyoni 99 hafi 100, ariko kuri konti hafatirwa 65. Ayo yandi asigaye niyo yagiye anyanyagizwa kuri konti zabo. Bafashwe bagiye mu bihugu by'abaturanyi kuyaretira, bababwira ko amafaranga ari buce kuri konti zabo, babaha 40% yayo. Ibyo rero ni ikintu urubyiruko, n'umutego urubyiruko rugwamo, kuko bumva ari amafaranga menshi ariko birangira babifatiwemo. RIB ivuga ko abo bafashwe binjire banki bigizwemo uruhare n'umukozi wayo wo muri Uganda. Buri wese mu bafashwe ngo yari afite konti yacishagaho amafaranga yibwe kuri iyo banki. Aba bafatiwe mu cyuho bamaze gucishaho agera kuri miliyoni 100, ariko ngo baramaze kubikuza agera kuri miliyoni 30. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry araburira amabanki gushyiraho systeme y'ikoranabuhanga ikomeye kugira ngo yirinde ibitero by'ubujura ukoreshejwe ikoranabuhanga. Turasaba za banki nazo kugira gukora system ikomeye, bagashyira mekanizme zuko umuntu adashobora guca muri branch yo mu kindi gihugu ngo agere muri branch yo mu kindi gihugu, kuko ngo bankarism icyo ni ikiho kiba gikomeye cyane, ntabwo bakagombye kotoriza ibintu nk'ibyo ngibyo. Dr Murangira Thierry akomeje guhamagarira urubyiruko guhagarika ibikorwa by'ubutekamutwe, ahubwo bagakorera amafaranga mu nzira nziza, kuko abazagerageza ubujura bazafatwa bagahanwa. Urubyiruko narwo nibave muri ibyo ngibyo, abakora ibyaha nabo bishora muri ibyo byaha bakeka ko batazafatwa. Uyu Patrick n'abagenzi be bose bari bazi ko ngo batazafatwa, ngo ni nayo mpamvu ngo baciye muri konti nako baciye muri branch zo hanze, kuko ngo biragoye ngo muri system y'u Rwanda, financial system yo mu Rwanda ngo irakomeye ntiwapfa kuyinjiramo. Icya kabiri ngo biragoye kubabona umunyarwanda uri inside muri banki w'umukozi ushobora kuguha icyo cyuho, kuko bazi neza ko isaha wafatwa, cyangwa se nubwo wanayabikuza nabwo wafatwa. Kugeza ubu abafashwe bakurikiranwaho ibyaha 4 birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, icyaha cy'iyezandonke, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa, n'icyaha cy'ubujura. Ibi byose bihanishwa ibihano bitandukanye. Igihano gito kikaba gihanishwa igifungo kigera ku myaka 2, mu gihe icyaha gihanishwa igihano kinini ari icy'iyezandonke gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro hagati ya 3 n'5 z'agaciro k'indonke yajejwe. Ntambaraga Halawo, TV10. Naho mu yandi makuru, nyuma yuko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hasohotse itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo Dr Jean d'Arc Mujawamariya yirukanwe kuri uwo mwanya kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwatangiye iperereza kuri Dr Jean d'Arc Mujawamariya ku byaha akekwaho kuba yarakoze ubwo yari Minisitiri w'Ibidukikije, nk'uko bisobanurwa na Dr Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha.
itangazo mwaribonye nibyo, ariko icyo navuga nibyo kuko Jeanne d'Arc Mujawamariya ari gukorwaho iperereza ku byaha akekwa kuba yarakoze ubwo yari muri Minisiteri y'Ibidukikije. Icyo gihe yari ministre muri iriya Minisiteri y'Ibidukikije. Kugeza ubu ntacyo ndi butangaze mu bijyanye n'iperereza kuko byaribangamira, ariko ibizava mu iperereza tuzabibatangariza. Ikindi ibizava mu iperereza nibyo bizatanga umurongo niba ashobora gukurikiranwa afunze cyangwa adafunzwe. Hari iperereza riri gukorwa muri iriya Minisiteri y'Ibidukikije ndetse n'ibigo bishamikiyeho. PS nawe ari mu bari kubazwa, bari gukorwaho iperereza. Ubwo rero igihe iperereza tutari twaripfundikira nta kindi twatangaza, ariko icyo nababwira nuko hari gukorwa iperereza muri miliyo Minisiteri ndetse n'ibigo bishamikiyeho, na PS ari mu babazwa, ari mu bakorerwaho iperereza. Nta kitari clear, byose biri clear. Ibiri gukorwaho iperereza n'ibyaha. So ibyo byaha rero kugira ntabwo ubu iyo bakora iperereza ntabwo wahita ujya ku mwanzuro. Ni ibyaha muri rusange, ubwo iperereza nizo zagenda rigaragara ni ibyaha biri muri iyi kategori. Ibyo rero tuzabibatangariza, byo byanze bikunze muzabimenya. Tukiri mu makuru ajyanye n'ubutabera, ariko noneho mu karere ka Rusizi hari abaturage bo mu murenge wa Nyakabuye bavuga ko bahangayikishijwe no kuba hashize igihe kirenga ukwezi inteko y'abunzi b'umurenge idakora, nyuma y'uko abayobozi bayo bahagaritswe na njyanama y'umurenge, bikavuga ko bazize kwanga kubera bamwe mu bayobozi b'umurenge bari bafitanye ikibazo n'umuturage. Ibindi kuri iyi nkuru na Jean de Ndayisaba. Aravuga ari nawe chairman wa RPF, nubwo bigenze gutya namwe ntimuzarangiza manda. Uwo wari president w'inteko y'abunzi b'umurenge wa Nyakabuye ndetse akaba umwe muri abo batatu bahagaritswe. Avuga ko imvano ya byose ari urubanza umuyobozi wa njyanama y'umurenge akaba n'umuyobozi w'ishuri hamwe na chairman y'umuryango wa FPR Inkotanyi muri uyu murenge nawe usanzwe ari umwarimu ndetse n'uwari perezida wa SACCO bagiranye n'umuturage rishingiye ku masoko ya leta. Isoko ryo kubaka amashuri bari bafatanyije n'uyu muturage ngo byasabaga ko bategereza umushahara wabo kugira ngo batange uruhare rwabo, bigatumye umuturage yikoramo, bityo nyuma ntibaza kumvikana ku mafaranga yagombaga gusubizwa. Bifuzaga yuko uwo Innocent abishyura amafaranga yari yaciwe mu kagari nyine 989 n'igiceri cya 96. Twajya mu mibare tugasanga mu by'ukuri ayo mafaranga ntageramo, tugasanga na amafaranga 380, ariko twe ntitwarebye ngo nuko abayobozi bacu badushyizeho, twe twitaye kureba ese koko ibyo bavuga bo nibyo, ese koko ntibashaka kurya uyu muturage. Twebwe bari cyo tugendera tureba ku bimenyetso, tugiye kuyiherera ngo dufate umwanzuro. Perezida wa komisiyo politiki ari we chairman wa RPF mu muryango mu rwego rw'umurenge yanyandikiye message ambwira ngo mutubemo, turahari, turagira icyo dukora. Iyo message nuko yavugaga, nahise nanyereka bagenzi bacu twese uko twari turi kumwe, ko twamaze kutangaza umwanzuro. Aravuga ari nawe chairman wa RPF, nubwo bigenze gutya namwe ntimuzarangiza manda. Ngo nyuma yo kutubahiriza ubusabe bw'abo bayobozi ngo babaho kuri bityo uyu muturage abigenderemo, ngo byatumye chairman y'umuryango wa FPR Inkotanyi muri uyu murenge abwira inteko y'abunzi ko batazarangiza manda. Irivuze umugabo Deo uyobora inama njyanama y'umurenge wa Nyakabuye ari nayo yahagaritse ababunzi, abajijwe niba koko barahowe guha umuturage ubutabera ndetse n'impamvu yakoze isoko rya leta kandi asanga ari umukozi wayo, yagize ati: ubundi ikintu twebwe twahereyeho cyane gikomeye ni serivisi byubahirizaga abaturage. Ibyo message ntacyo mubizi, ibyo message ntabyo ntacyo mbiziho rwose. Iyo message iramutse yarabayeho yatanzwe n'umwe mu bajyanama, ntabwo ari twaba twaragendeye, kuko twebwe twagendeye ku makosa yabo. Kubera iki abahagaze ari bo bari banagize ya nteko n'ubundi yaciye rwa rubanza rwanyu? Impamvu nuko nyine ari bo bari n'abanyamakosa, bari n'abanyamafuti. Ko ubundi itegeko ritabemerera kuba mwajya mu masoko, kandi rwa rubanza nabonye mwarimo rukaba rufite aho ruhuriye n'amasoko, ubwo nimwaba mwararengereye mwebwe? Ibyo by'amasoko uri kumbwiranye ntabwo ndimo mbyumva. Kimonyo Kamari wo mu murenge wa Nyakabuye unavuga ko ibyo byose byatangiye atarawugeramo, yabwiye Radio TV 10 ko atari kuvuguruza inama njyanama y'umurenge. Icyakora ngo basabye inama akarere kuri iki kibazo, ariko ntabwo nabasha gusobanura byinshi kuri icyo kibazo, cyane ko cyabaye ntaba muri uyu murenge, ariko ndabyemeza ko koko hari urubanza bahuriyemo. Kugeza ubu ngubu rero abo bunzi barahagaritswe by'agateganyo nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'ikintu cyafatiwe mu mwanzuro w'inama njyanama, bibanza koherezwa akarere kakabitangaho ibitekerezo. Ubwo rero kugeza ubu ngubu haracyategerejwe
icyo akarere kabivugaho. Itegeko ribuzanya gutsindira amasoko ya leta ku bantu bari mu mirimo y'inzego za leta. Itegeko ry'amasoko ntiribyemera. Ubwo ni ikintu abantu bagenzura neza, ariko bibaye ari byo ntago byaba bikurikije amategeko. Akoresheje ubutumwa bugufi, Meya wa Rusizi Dogiteri Kibiga Nseti wari mu nama yabwiye umunyamakuru ko iki kibazo akarere kakiri kugikurikirana kumva impande zombi ngo kugira ngo hamenyekane uwigiza nkana. Amakuru Radio TV10 yamenye nuko nyuma yuko bahagaritswe ngo barashyizweho abandi, ariko ngo perezida w'urukiko rwa Nyakabuye akanga ko barahiza. Ingaruka z'ibyo byose nuko ukwezi kwiritse umurenge wa Nyakabuye usa n'utagira bunzi bitewe nuko inteko yabitagikora ngo yakire ibibazo by'abaturage. Tugiye kuyiherera ngo dufate umwanzuro, yanyandikiye message ambwira ngo mutubemo. Radio TV10 mu karere ka Rusizi, Ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Namakuru arambuye ya TV10 mugikomeje gukurikira, mbahaye ikaze nanone. Tuyakomereje mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, ahari bamwe mu batuye mu murenge wa Rusatira muri aka karere ka Huye bavuga ko bahawe imirasire y'izuba nyuma ariko ngo baza kuyamburwa babwirwa ko bibeshyweho, ariko ngo ntibanasinyira ko bayisubije. None kuri ubu ngo bafite impungenge ko bashobora kuzayishyuzwa. Ibyo babiganirije Prince Theogene Nzabihimana. Ni bamwe mu batuye mu mudugudu wa Karubona mu kagari ka Buhimba mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye bavuga ko mu kwa kabiri k'uyu mwaka bamwe bamenyeshejwe ko bari ku rutonde rw'abagombaga guhabwa imirasire y'izuba, ndetse ab'inkwakuzi bahita bajya kuyifata, ariko nyuma y'igihe gito bahita basabwa guhita bayigarura babwirwa ko bibeshyweho. Twebwe ubuyobozi bwo hejuru bwabwiye abo ba mudugudu nibo batubwiye, ntabwo ari twego twijyanye. Baduhamagaye turi kuri lisiti tukagenda tugiye gufata imirasire rero noneho bamaze kuyiduha bakaduhamagara, umuntu akagenda bakamuha umurasire, bakamuha radiyo, bakamuha n'itoroshi. Ubwo rero noneho turabizana, tumaze kubizana tubigeza hano. Twakabigeza hano umukuru w'umudugudu yahise avuga ngo nitugarurire iyo mirasire. Abaturage bavuga ko bafite impungenge ko iyi mirasire bari baragiye kuyisinyira, nyamara mu kuyisubiza ntibagire aho basinya, bakagira impungenge ko bashobora kuyishyuzwa bitewe n'uko nta kigaragaza ko bayishubije, dore ko mu maraporo atangwa bashobora kuba bakigaragara nk'abakiyifite. Ikibazo twaje kugira ni uko twayisinyiye kandi tukayifata turi kuri lisiti, yafashe undi kubera iki kandi iryo zina ryanjye ari ryo ryafatiweho iyo mirasire. Ubwo ku rutonde rw'abayahawe ariho kandi nta cyane, baje gusura bayahawe bamushyira ku rutonde rw'abayahawe bakagira ngo yaraririye kandi ataraririye. Ubwo urumva ko ari ikibazo. Baje nko kubarura ko wafashe ayo matara bagasanga ntayo ufite kandi byanditse ko warifashe, bashobora kuvuga ko warigurishije. Uramutse uvuze utegeye nguhaye yanka ukayinyereka, wamara kuyinyereka ati ukampa ikaye tisinya ahangaha, namara gusinya mu kanya gatatu we nturimo, nuza kunsura yanka nzavuga ko nayishyizeyo. Nshimyumuremyi Rora uyobora umurenge wa Rusatira avuga ko ikibazo azi ari cy'abaturage bari baranditswe ko bazahabwa imirasire ntibayihabwa bitewe n'uko bari bafite umuriro w'amashanyarazi, akamara impungenge bavuga ko bashobora kuzayishyuzwa batarayihawe ndetse n'abandi barayishubije. Ahubwo ngo ni abantu bari baranditswe ku mirasire kandi bafite umuriro, ngo bakajya babaza ngo si uko bigize kutwandika ngo ntituzafatwa nk'aho twahawe imirasire kandi nitwe dushinzwe kureberera abaturage, ariko ntabwo twabareberera tubashyira no mu kibazo, kuko uba yabizanye nitwaba yanyuzeho, no kubibaha nitwe yanyuraho, biramutse bibaye ngombwa ko tubisubirana nabwo nitwe yanyuraho. Icyo gihe rero nta muturage wagira impungenge ku cyo yaba yashubije. Ntekereza ko nta wamubaza icyo yashubije kandi yagishubije ubuyobozi, izo mpungenge akwiye kuzishira. Abaturage bavuga ko icyabateye impungenge ari uko bari baranditswe ku rutonde rw'abari guhabwa imirasire, bamwe bakayisinyira ko bayifashe, bayisubiza ntibasinye ko bayishubije, ibyo bavuga ko byabateye urujijo. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV10, Irusatira mu ntara y'Amajyepfo. Tuve aho mu ntara y'Amajyepfo dukomeze mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza, hari abatuye ahitwa Mutembo na Mbarara ku muhanda Kabarondo rw'Inkwavu. Aba rero barasaba ko aho batuye kuri ruhurura y'uyu muhanda hapfundikirwa kuko ngo hateza impanuka ndetse n'abantu ngo bakaba bakunze kugwamo. Ibyo babiganirije Yusuf ubona bagenda.
mu cyumweru gishize mu murenge wa Murama hatanzwe ihene ku baturage bagiye banyuzwa amaterasi mu mirima yabo ariko hiyongeraho bake batishoboye bazihawe gusa ngo icyatunguye benshi nuko hari abazihawe bishoboye bikajyana nuko hari izindi gahunda zagiye zihabwa batishoboye ugasanga zarahawe bifi nk'uko aba babibwiye Radio 10 na TV10. Ngewe warantuye muri Kabeza iryo jwi ryo kuvuga wenda ngo baha n'umuntu ngo badukore n'inama ntayo badukoreye ahubwo ihene abayobozi zose nibo bazishoreye barazitwarira nta muturage bazihaye abayobozi nibo bazitwaye uwitwa ko ari umuyobozi niwe bazihaye izo hene ntabwo twamenya uburyo zatanzwemo ndoya ntayo nabonye nta give ntayo nabonye ubwo byose rero mbaho nuko meze nuko ntakintu gusa hanini n'abayobozi twabonye bazikurura nibo bazitwaraga abagira za makomite n'abo bayobozi bagiye bagenda binomera umuntu bashaka twebwe basa nko kutwikiza baratubwira ngo muze tubakorere inama nimugoroba kandi ihene bwakiye bavuga ngo mujye kuzifata tuhageze baravuga ngo muje gufata ihene mwahawe nande ku rutonde rwagiye ubwo ihene bari banyishije bambarwa nimugoroba bagiye kuyimpa bahita bayinyaka. Ku murongo wa telefone umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco yabwiye Radio 10 na TV10 ko ari ikibazo bagiye gukurikirana. Investigating tukamenya ibyo ari byo numva ntacyo nabivugaho naramenya case twakurikirana iyo case uko yagenze hanyuma tukaba twabaha feedback. Icyakora umuryango uharanira kurwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda Transparency International Rwanda uremeza ko igihe ibyo byabaye biba bigize akarengane na ruswa kandi ko inzego z'ibanze zibifite mu nshingano kumenya ukwiriye gufashwa ukagira inama imiryango ifasha abatishoboye mu nzego z'ibanze kujya igenzura mbere yo kugeza ibyo yageneye ku batishoboye ababikwiriye. Apollinaire Mupiganye ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango hari ku murongo wa telefone. Habaga abantu batangaga amafaranga kugira ngo bashobore kubona iyo nkunga ariko ubwo nayo ibyo ngibyo byacitse kwishyiraho cyangwa kwiha inkunga yarigenewe umukene wowe wishoboye akaba ari uyifata ibyo haba harimo za ruswa niko ariko bikenewe kubanza gusesengurwa no kurebwa niba koko ari ibyo niba biriho bikora. Inzego z'ibanze kuko nizo zireberera abaturage nizo zikwiye kureba niba koko umuturage runaka wari ugenewe inkunga mu gihe runaka niba ari ukikeneye niba ari imiryango itegamiye kuri leta ije gufasha mu karere runaka cyangwa se mu mudugudu mu kagari cyangwa se mu murenge runaka nabo baba bakwiye gusubiramo uburyo nabo bategura iyo mfashanyo yabo kugira ngo koko igere ku bayikeneye. Ariko nanone ngira ngo icyo umuntu yagarukaho ni uko n'uriya mugenerwabikorwa umunyarwanda dukwiye kugira na wa muco w'ubunyangamugayo kugira ngo uvuge ngo nibyo koko nari nteganijwe guhabwa iyo nkunga ariko muri iki gihe ntabwo ari jyewe ubabaye cyane kurusha abandi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutera inkunga inzego z'ibanze cyashyizeho gahunda z'uburyo n'ubufasha bukomatanyije buzajya bufasha abatishoboye kwikura mu bukene inashyiraho ibyatanzwe mu nzego z'ibanze bikwiye gushingirwaho hagenwe ukwiriye gufashwa. Ko nakubwiye ko ndi umuyobozi nayo ndi umuturage n'uwampa inka nayo barayimpaye n'uwampa indi nayifata amabwiriza bagenderaho batanga ihene y'ufata ihene cyangwa ufata inka ntabwo mba mbizi ibyo. Warayifashe? Ihene narayifashe. Yusufu ubona bagenda Radio TV10 mu karere ka Kayonza. Kaze mu makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda ni nayo twerekejeho tubabwire ko kuri uyu wa kane Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ari bugirana ibiganiro na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ndetse na Vice Perezida we Kamala Harris muri White House hamwe n'andi makuru yiriwe avugwa hanze y'u Rwanda twakusanyirijwe na Yvonne Murekatete. Mu Buyapani barataka kugabanuka kw'abaturage ku kigero cyo hejuru mu myaka 15 ikurikiranye ni mu gihe abanyarwanda bo bageze kuri miliyoni 14,025 muri uyu mwaka wa 2024. Umubare w'abanyarwanda batuye mu Rwanda wiyongereyeho 319 ugereranyije impera z'umwaka ushize wa 2023 ndetse n'intangiriro z'umwaka wa 2024. Ni mu gihe abayapani bo bagabanutseho abarenga 500 ugereranije umwaka wa 2023 ndetse na 2024. Biro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press bitangaza ko abayapani bakomeje gupfa ari benshi bazize izabukuru naho abakiri bato bakaba badakozwa ibyo kubyara. Minisiteri ishinzwe umutekano mu gihugu cy'Ubuyapani yitangaza ko abakiri bato batakitabira gushaka ndetse no kubyara kubera ubuzima bwahenze, ibiciro ku isoko bikaba byarazamutse kurenza imishahara bahembwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu aragirana ibiganiro na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ndetse na Vice Perezida we Kamala Harris muri White House.
ibiganiro byabo biribanda ku mwuka uri hagati y'ibihugu byombi ushingiye ku ntambara Israel irimo n'umutwe wa Hamas nk'uko televiziyo y'Abafaransa France 24 ibitangaza. Biteganyijwe ko kuri uyu wa gatanu kandi Minisitiri Netanyahu yerekeza muri leta ya Florida aho azahura na Donald Trump, umukandida uri kwiyamamariza kongera kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe bakagirana ibiganiro. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko yizeye intsinzi mu ntambara igihugu cye kirimo n'umutwe wa leta ya Kisilamu Hamas. Ikinyamakuru The Washington Post cy'Abanyamerika gitangaza ko Netanyahu yabwiye inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Israel izakomeza kwirwanaho kugeza umutwe wa Hamas utsinzwe, ariko nanone yinginze Abanyamerika gukomeza ubufatanye mu guhashya uyu mutwe wa Hamas. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze guha Israel inkunga iyingayinga amadolari y'Amerika miliyari zigera kuri 4. Ayo makuru yo hanze y'u Rwanda akaba nayo tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye. Gusa mbere yuko mbasezeraho munyemerere mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Muri aya makuru twabwiye ko abakozi bunganira uturere mu gucunga umutekano bazwi nka DASO bagera kuri 349 basoje amahugurwa ku gucunga umutekano, bakaba basabwe guhagurukira rimwe mu guhashya ibikorwa bibi bishingiye ku mutekano bikigaragara hirya no hino mu gihugu. Muri aya makuru twabwiye ko abantu 6 barimo Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB aho bakekwaho kwiba imwe muri banki zo mu Rwanda agera kuri miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri aya makuru kandi twabwiye ko bamwe mu batuye mu murenge wa Rusatira aho ni mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda baravuga ko batewe impungenge no kuba bazishyuruzwa imirasire y'izuba bahawe ariko nyuma bakaza kuyibambura hanze y'u Rwanda. Ho tumaze kubwira ko kuri wa kane Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu agirana ibiganiro na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden. Mu izina ry'itsinda rigari twafatanyije gutegura no kubagezaho aya makuru turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe muri aya makuru. Mwari kumwe nanjye Shemsa Uwimana, bifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Hagati aho gahunda n'ibiganiro bya TV10 byo birakomeje, bikomeze bibanogere.